Blue boy shaman, Alice. Boyish. Mana yacu rero icyo musabye buri muntu wese uri aho wese ajye icyo tumusabiye abashe kwiyeza maze databuja azaduha ubugingo buzahora bwiteka yewe mwiza rero kugira ngo ndagukoresha umwana yacu baba mama babiri gusa bagenda kandi bazamye ngo byararangiye none ho kwinjira mu ngaho ni byiza kugira ngo mujye mu none se ko twese turaba kandi twese byanga bikunda tukaba dufite icyatuzanye si ikindi vuga gira ku ntego yego nta kuntu twayicara hamwe tukareba ngo ese ikibazo kindi gihari ni iki twifatanye turabikora turi mu nzira birakorerwayo sibyo nicyo nanga abo batitari ndabo abakagira inyuma cy'abakora barajyamo baba mama bari baba mama bagize cyangwa bagiye mu batakajya mu nzira oya ubona ari indabo wayishyizeho neza abantu bakicara bakazikikira sawa ego yego deja abantu barimo kwinjira mu modoka yego kandi imodoka na wenzana bayanga kabisa. Twazamutse kandi
Veio wagitera. muri babiri turaba turi bane Yego tugende. Yego. Suhuze kandi mbaye ikaze nanone episode nkuko nabibabwiye turagenda tubereka uko umuhango wo guherekezanya kwigendera Nyiransengiyumva Valentina bakunze kwita Vava wavutse itariki 10 z'ukwezi kwa 10 1992 turi muri Nyamasheke Sebeya n'ibindi ndibuze kubabwira mu kanya nkuko muri kubibona tugeze aho Dorimbogo cyangwa Vava iyo uvuze Vava abantu ntago babyumva cyane cyangwa Nyiransengiyumva bumva Dorimbogo nahangaha yavukiye ni muri uyu mudugudu naka kagari naka karere ndetse nino muri uyu murenge bita muri Kirimbi bahita muri Kirimbi ara Muroro bakahita Nyamasheke Dorimbogo uyu muri kubona n'umwana we n'umwana w'umuhungu aba influencer abakinnyi b'amafilme abakinnyi ba filme ndetse abavandimwe be n'umuryango inshuti bose baje kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange kuherekeza Dorimbogo wa Vava turamwifuriza iruhuko ridashira Imana ikomeze kumwagurira imva byanga byakunda ibi bintu byari bikwiriye kutwigisha ko isi si wacu ndiho ubu ngubu nejo nzabaho ariko se ejo hazaza ko ntahazi atarahange bizagenda gute inkuru y'urupfu rwa Dorimbogo twayimenye itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi ariko nguko turimo abantu babyakira ukugiye gutandukanye hari bamwe batabyemeraga still n'ubu ngubu ariko uko muri kubibona aha niho Dorimbogo yavukiye ubu butaka turiho niho Dorimbogo yaboneye izuba 1994 turihanganisha umuryango turihanganisha abavandimwe inshuti turibuze kugerageza tumenye ese abayobozi baka gace turimo barabivugaho iki ese babashije kwifatanya n'umuryango muri rusange gusa ikigaragara hari aba influencer bagiye batandukanye hari Ndimbati hari Manibu hari Yakamwana hari ibinyamakuru bigiye bitandukanye nanjye nkuko muri kumbona ndagira ngo nshimire buri munyarwanda wese wagize icyo akora kugira ngo Dorimbogo cyangwa Vava tumushyingure mu cyubahiro tumuhe icyubahiro akwiye tumuhe agaciro nkako yahaga buri munyarwanda wese Dorimbogo yatanze ibyishimo Dorimbogo yabaye umuhanzi Dorimbogo yakinnye za comedy Dorimbogo yaramamaye mu gihugu abantu baramukunda no hanze hayo niyo mpamvu
dukwiriye kuba hafi umuryango we uko bwije nuko bukeye, yaba aba bana asize abana babiri b'abahungu, umwe ufite imyaka 11 n'undi ufite imyaka 5. Turagira ngo byanga byakunda buri munyarwanda hari dukomeze dushireho, dukomeze dufashe umuryango wa Dorimbogo, bityo n'abana be bakomeze babeho kandi bagire icyizere cy'ubuzima. Reka ndekera aho ngaho, ibindi murakomeza murebe video. Yari njyewe Faxman Original. Ciao ciao. Tugiye kumukuramo aha tumujyane kwa musaza we nkuko babyifuje ko ariho buri wese ari umusezerereho, hanyuma ni tumara kumusezeraho ubwo ibindi birakurikira. Nagira ngo nsabe ba bantu badufasha mu modoka, hanyuma tuzamuke tugereyo, ibindi bikorwa bikomeye. Ese uriya mwana nta mupira bamukoresheje? Allo? Umupira w'umwana abakameramani byageze mu ihute. Niteza kuzwe byagahinda cyane umuntu yatashye yagize yaki kandi yagiye ahantu heza ari buhumure igumyeho kugira umutima uhagaze heza. Turagira ngo rero tugiye gusezera umuvandimwe wacu
ku mwana wacu ndetse ni n'umubyeyi afite n'abana kugira ngo bize kugenda neza rero ndagira ngo nsabe abantu bari hano twese abazi kuririmba turaririmba kuko murabizi kuririmba n'impano y'Imana yaduhaye nawe kandi muzi ko ari umuhanzi ndagira ngo rero korali yacu irabihagaze hano ikirakurikiraho mu gusezera ku murambo umuntu ajya yinjira hano iburyo atahukana ibumoso ndabasabye rero kugira ngo tubikore mu ituze humvikana indirimbo gusa n'amafoto y'abanyamakuru ntihagira andi magambo nongera kumvamo murakoze Imana ibahe ntabwo ngifite umutima wo kuguma muri iyi si nubwo bamwe babikunda ngambiriye kujya mbere zamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho mwamifasha ngo ndusheho ndashanira kurabuku bwiza bwawe ariko nkomeze senge ngeze ubwo nzagera iwawe zamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho mwamifasha ngo ndusheho ndashaka kusumbira isi nubwo mwanza nyibasiye ariko nkomeze nsenge ngeze ubwo nzagera iwawe nzamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho mwamifasha ngo ndusheho ndashaka kumaranira kurabuku bwiza bwawe ariko nkomeze senge ngeze ubwo nzagera iwawe nzamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho mwamifasha ngo ndusheho nzabona Yesu mu maso umusaza tujyana iyo nzamwitegereza ko ari we wapfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru ibigande biganduwe nayishimye yakeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ubwiza bwe busa ndamusingiza iteka zanezererwa imbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu nkunda
mukiza wanjye ndamubera mu maso ye babwire baze menye kubiza bwe gusa ndamusingize iteka. noneho niki tugiye kubafasha bashoje twashoje noneho abantu bose rero basohoke hasigare abafite ibyo bagiye gukora maze muririmbe turi kumwe n'inshuti ntakitubabaza ariko iyo dutandukanye tugira agahinda hafi iwacu hafi yacu bagiye guhindukira mukuru wa mwana muntu ufatishiye Yesu kubera no gusinzira nawe ukangura amarira nawe ukanzashyikira ufatiriye Yesu ubugingo buhoraho nawe ukangura amarira nawe ukanzashyikira azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu niho nzambarira imyambaro yera nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane twifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nzamumenya.